dutangira aya makuru ko nyuma y'amezi abiri Kizito Mihigo umuhanzi w'umunyarwanda yitabye Imana hasohotse igitabo yasize yanditse yakise guhobera ubwiyunge. Icyo gitabo cyasohowe n'uwo yagisigiye René Claude Mugenzi, gusa ntikivugwaho rumwe kuko hari n'abibaza niba umuryango wa Kizito hari uruhare wabigizemo. Venuste Nshimiyimana yabajije René Claude Mugenzi bimwe mu byibazwaho maze atangirira ku buryo abantu bakiriye kiriya gitabo. Abantu baragishimye cyane kuko bari bategereje message yasize, bari bagitegereje ko igihe kirekire kubona navuze ko kizaza, kubona ibyishimo by'abantu hirya no hino babashije kugisoma. Mbese kiriya gitabo mbere y'uko gisohoka waba warabimenyesheje umuryango we ko bigiye kuba? No, igitabo mbere uko gisohoka ntabwo byari ngombwa yuko tumenyesha umuryango we, kuko umuryango we warabimenye kuko nk'abandi banyarwanda babimenye, twabitangaza yuko igitabo cye kigomba gusohoka. Ubwo ntabwo byari ngombwa ko umuryango we bimenye icyo gihe. Kubera iki wumva umuryango utaragombaga kubimenya kandi ari igitabo cy'umwana wabo? Kuko uwo mwana wabo yasize avuze ko igitabo cye kigomba gusohoka, kandi asiga avuze uburyo bizagenda igitabo cye ku buryo cyangwa gusohoka. Ibyo yasize avuze nibyo byakurikijwe. Mu rwego rw'ubugororangingo no kubibamenyesha ntabwo byari kurushaho kuba byiza? Byari kurushaho kuba byiza, ariko kubera impamvu nanavuze ngaha ntabwo twabonye ari ngombwa kwirirwa tubabwira. Ku buryo nta muntu n'umwe mu muryango we wigeze akibona ngo agisome mbere akubwire nimba agishimye cyangwa ari cyo akinengaho? Oya, nta bantu bo mu muryango we babashije kugisoma mbere y'uko gisohoka. Ikimaze gusohoka se hari uwo mu muryango we mwavuganye akagira icyo akubwiraho, akakubwira uko yacyakiriye? Kimaze gusohoka ntabwo abo mu muryango we ntacyo baravugana, kuko ntabwo turi en contact. Kugeza ubu ngubu nta kintu baratubwira, ariko icyo navuze twabonye ni abantu hirya no hino bagisomye, bamwe tuzi n'abandi tutazi, ariko umuryango ubwawe ntacyo uravuga. Kuba umuryango we ntacyo uravuga ni uko udashaka kugira icyo uvuga, cyangwa se ni uko wowe utigeze uwumenyesha ibikorwa? Ntabwo mbizi kuko ntabwo nzi impamvu, kandi sinumva impamvu bagomba kugira ikintu bavugaho, kereka wenda bavuze ati igitabo twagishimye cyangwa ntabwo twagishimye, ariko ntabwo ndumva ntabwo bari oburije kugira ikintu babivugaho. Kizito Mihigo yasize umuryango yise Fondation Kizito Mihigo pour la paix. Mbese muri uwo muryango hari umuvandimwe we waba awurimo? Kizito Mihigo pour la paix ifite amashami menshi. Ishami ryo mu Rwanda nkeka ko abantu b'umuryango we bashobora kuba bawurimo. Ni ukubikeka ntabwo bije? Nkurikije uko navuganye nawe, icyo gihe mvugana nawe bari barimo abantu b'umuryango we. None se ko watubwiye hambere aha yuko icyicaro cy'uwo muryango kimuriwe mu Bwongereza, mbese uwo muryango KMP wemewe n'amategeko y'Ubwongereza? Section yo mu Rwanda iracyakora mu Rwanda. Igice kiri mu Bwongereza n'icyo bita international kiri mu majyaruguru ya kino gihugu muri Scotland. Icyo gice nicyo gihagararira ibice byose, kirimo muri procedure yo kwemerwa muri iki gihugu. Ntabwo kiremerwa? Ni ukuvuga rero yuko hazaba hari igice kimwe kiri mu Bwongereza hari n'ikindi kiri mu Rwanda no mu bindi bihugu nko mu Bubiligi kirahari deja kiremewe, no mu Bufaransa naho kirahari kimaze kubona kwemerwa, gutyo mu bindi bihugu hirya no hino. Gahunda si yo kwimura umuryango KMP yo mwigeze muyimenyesha umuryango we? Ndavuga abavandimwe we na nyina. Ndetse iyo gahunda ntabwo ari iyo kwimura, niyo gukora KMP international. Ni gahunda yatangiwe na Kizito kuva hashize igihe, nuko itari yararangiye. Niyo yatangiye nayo, ubwo abifatanyije n'abo bakoranagayo mu muryango we, kuko ari umuryango wa KMP uratandukanye n'umuryango we ku mubiri. Umuryango wo ku mubiri ni umuryango ari ku KMP, n'ibindi akoraga ku ruhande, nta bihuriye n'umuryango, na decision z'umuryango we awukorana n'abo bakorana, ntabwo umuryango we wo ku mubiri uba uburimo. Watubwira bamwe mu bo mukorana, cyane cyane nk'aho uwo muryango umaze kwemerwa mu Bubiligi no mu Bufaransa, yenda ndahandi, abahagarariye uwo muryango muri ibyo bihugu ni bande? Umuryango mukuru KMP International, komite yabo nshyashya mu minsi iri imbere nibwo uzabatangariza abari muri iyo komite yabo nshyashya n'abari muri za komite hirya no hino
hirya no hino mu bihugu kuko ndumva aribo bagombye kubikora. Ibyo ntabwo ari njye wabikora kuko ntabwo mbishinzwe. Barahari mu Bubiligi ariko ndumva atari njyewe ufite uruhare rwo kuberekana kuko ubuyobozi bwa KMP International cyangwa bwo mu Bubiligi numva rwo uzababwira abari bo kugira ngo mubamenye. René Mugenzi, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya.